guys, mbabwije ukuri burya bajya bavuga ngo nta muntu udatinya. Wari uzi ko n'umusirikare yari ku rugamba afite imbunda n'ibiturega, uzi ko mukanze yakikanga ati kubera iki ngemerutse kugenda ndi kwirukanga ndangije nyura ku muntu nyuraho gihushuka nenda kumukubita amatwi. None umuntu arambwira ati none se kuri kwirukanga cyane nk'umuntu utabwiyametse. Ndangije ndamubaza ati ngo nuriki se niyametse. Arambwira ngo kwirukanga ngo wagira ngo urakurikiye nk'umuntu ufite ubwoba. Ndavuga ati tuza mubwire kuranga utagira ubwoba. Arangije arambwira ati none umuntu utagira ubwoba ngo abantu benshi ngo baranga sha nta muntu udatinya. Arangije arambwira ati none se nga mu rugero rw'abantu byibura nk'abantu nka batatu batinya. Ndangije ndamubwira ati rero sasa urumva tega amatwi nkubwire. Ubundi umwana atinya nyina, turi ko turajyana, nyina agatinya umugabo. Okay, noneho umugabo atinya inkuba nayo igatinya umugano. Noneho umugano utinya umuhoro ugatinya umuriro, hanyuma umuriro ugatinya amazi. Wakibaza amazi yo atinya iki? Amazi atinya ifu. Duhurire muri komenti ubundi nzaza mbabwira akandi kantu kazakurikiraho nyuma y'aho ngaho. Ciao.